Mana tuje imbere yawe, tuje kuvuga imirimo yawe ukora, tuje kuvuga ineza yawe. Hari byinshi wakoze muri twebwe, watubereye Imana muri byose. Ushime karuhura, imbaraga zawe zirakomeye. Inshuti abadukurikiye bari mu gihugu cyacu, abadukurikiye bari ku migabane itandukanye, twongeye kubaha ikaze. Kadushimira uri kwanga gucyuma Liberamani mu mugisha. Hanyuma uyu munsi Bobo ntiyabonetse, ariko Libere nawe arimo kubikora neza nawe, na Bobo nawe arahari. Dushima Imana ko Imana iri kumwe natwe. Nguhaye ikaze udukurikiye. Ubundi amazina yanjye ni Harerimana Werarisi, nkunda gusenga, umukozi Imana nkora gusenga. Hanyuma ndagira ngo dufatanye muri no mwanya wo gusenga muri kuno kwezi kwa 12. Ndagira ngo dufatanye gusenga. Ndakurarekira muri kuno kwezi kugira ngo dukurikire, dufatanye mu mwanya w'amasengesho no kuranya no guhimbaza. Dusoza umwaka turi mu bihe byiza byo gusenga. Imana ishimwe. Ndagira ngo dusenge Imana, hanyuma dutangiye turamya Imana, hanyuma turaza kuganira n'ijambo ry'Imana. Imana mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo gutambirwa. Tugushimiye kuri kumwe natwe, tugushimiye kuba natwe muri byose. Nushimwe, nuhabwe icyubahiro. Imbaraga zawe zirakomeye, imbaraga zawe zirahambaye, imbaraga zawe zirakiza, imbaraga zawe zirazura. Tugushimiye ko wabanye natwe muri uyu mwaka, wabanye natwe kuva tutangira mu kwezi kwa mbere, wabanye natwe tugejeje uyu munsi. Turagushimye, nushimwe, ntabwo icyubahiro. Hari benshi bapfuye, hari abandi bari kwa muganga, ariko tugushimiye ko kubw'imbaraga zawe n'urukundo rwawe tugihumeka. Mwami ushimwe kwimanya ababyeyi, ukimana abasore, ukimana abakobwa. Mwami batuye ku migabane itandukanye y'isi ukabana nabo. Mwami nushimwe, ntabwo icyubahiro. Inshuti zagusengarwa aho ziri hose ku migabane itandukanye, tugushime ko ukomeje kuzinda no kuzitaho. Mwami Yesu Kristo nushimwe ko warinze n'igihugu cyacu. Uhabwe icyubahiro Mwami. Tuguhaye ikaze ngo natwe byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Wabanye natwe, waratwimanye Yesu. Wabanye natwe, waratwimanye Yesu. Warize intambwe zacu, ubishimirwe. Wabaye mu ruhande rwacu, ubishimirwe. Wabanye natwe, haleluya, waratwimanye Yesu. Warize amaso yacu, ubishimirwe. Warize umutwe wacu, turagushimye. Warize intambwe zacu, ubishimirwe. Waratwimanye Yesu. Wabanye natwe, waratwimanye Yesu. Wabanye natwe Yesu.
wadusimbukiza amarira Yesu we, wadutungishije mano mu butayu, ibyaduhize byari byinshi waratwimanye Yesu, oriya mandora shakarabo, ibyaduhize byari byinshi waratwimanye Yesu, ibyaduhize byari byinshi waratwimanye Yesu, waturinze akaga gakomeye mwami we, watubereye Imana muri byose mwami we, ibyaduhize byari byinshi waratwimanye Yesu, osharaboriya ibyaduhize byari byinshi waratwimanye Yesu, ibyaguhize nawe byari byinshi Imana yarakwimanye uyishimire, ibyahize ubuzima bwawe byari byinshi Imana yarakwimanye uyishimire, ibyahize imibereho yawe byari byinshi Imana yarakwimanye uyishimire, ibyahize umuryango wawe byari byinshi Imana yarakwimanye uyishimire, ibyago n'amakuba byari byinshi nukuri Imana yarakwimanye uyishimire, ibyahize abana bawe byari byinshi Imana yarakwimanye uyishimire, ibyahize akazi kawe byari byinshi Imana yarakwimanye uyishimire, waratwimanye Yesu we, waratwimanye Yesu we. Imana ishimwe inshuti wowe unkurikiye, Imana yarakwimanye ndetse bikomeye cyane kurenza uko wowe ubitekereza. Niyo mpamvu maze kuri mini bavuze ngo Imana yaratwimanye. Nutekereza urasanga Imana yarakwimanye. Ibyaguhize byari byinshi, ibyahize umuryango wawe byari byinshi, ibyahize ubuzima bwawe byari byinshi. Uyu mwaka Imana yabanye nawe, yarakurinze, irinda intambwe zawe, irinda ubuzima bwawe, irinda urugo rwawe, ibana nawe. Nubwo waciye mu bintu bikomeye ntabwo wapfuye, Imana yabanye nawe. Urasanga ukwiye gushima Imana kuko Imana yarahabaye. Urasanga hari igihe wabaye ukavuga ati banza butaraza gucya, ubonye ko nukona burakeye.
urasanga hari igihe abazimu baguhagurukiye barahaguruka bashaka guhitana, ariko Imana ibana nawe. Imana ishimwe. Imana yaratwimanye inshuti z'Imana. Wowe unkurikiye, Imana irakwimanye, nanjye Imana yaranyimanye, na n'uyu munsi iracyatwimana. Yatwimye amaboko y'abadayimoni, yatwimye imbaraga mbi, yatwimye byaduhigaga, yaduhagaze idusimbutse ipfu, yaduhagaze dusimbutse ibyago n'amakuba. Imana yaratwimanye, Imana yakugiye imbere, Imana yaragushyigikiye. Imana nishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Imana yaratwimanye. Ukwiye kubishimira Imana, ugafata umwanya wo gushima, ukabwira Imana ngo Imana ndagushimira ko wanyimanye, ukabwira Imana ndagushimira ko wabanye nanjye, ndagushimira ko wandinze, ndagushimira ko wabaye mu ruhande rwanjye. Reka dusome ijambo ry'Imana, Abakorino ba kabiri ibice 4, turasoma ku murongo wa 16. Abakorino ba kabiri ibice 4, turasoma ku murongo wa 16. Haranditse ngo nicyo gituma tudacogora. Imana ishimwe. Kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Dasubiramo, nicyo gituma tudacogora. Kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Umuntu wacu, umuntu w'inyuma arasaza, umuntu w'inyuma ahura n'ibibazo, ariko umuntu w'imbere, haleluya, umuntu w'imbere ntabwo asaza. Mana ishimwe. Niyo mpamvu tudacogora. Impamvu yo kudacogora nuko umuntu w'imbere uturimo adasaza, ahora turemera ibyiringiro byo kubaho, byo kuzabona Imana, byo gukomera ku munsi w'imbere. Ukurimo ntabwo asaza. Icyo akora uyu murimo, uyu w'inyuma arasaza, ariko umwami wawe ukurimo ntabwo asaza. Umwami wawe ukurimo ndahinduka. Ahindutse wacogora, ariko impamvu tudacogora nuko uturimo ntabwo asaza. Haleluya, Imana ishimwe. Uturimo ntabwo asaza, ukurimo ntabwo asaza. Yesu Kristo uri muri wowe ntabwo ahinduka, ntabwo asaza. Bibiliya ngo nicyo gituma tudacogora. Nubwo umuntu w'inyuma asaza, umuntu w'imbere arushaho kuba mwiza, we arushaho kumera. Haba mu minsi, impamvu ubona usinzira ukabona ibitotsi nuko umuntu w'imbere adasaza. Iyo abasaza wahita wiyahura. Ahora turemera ibyiringiro. Imana ishimwe. Umuntu w'imbere ahora atubwira amakuru, ahora atumenyesha hazaza hacu. Imana ishimwe. Ngo kubwo kubabazwa kwacu kw'igihwayihayi, kuturemera ubwiza tuzahishurirwa. Kubwo kubabazwa kwawe kw'igihwayihayi, ushobora guca mu mibabaro, ariko Imana, aho uzasoma ku murongo waho wa 17 niko havuga, nabwo kuturemera ubwiza bw'ahazaza. Nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu w'imbere ho ntacyaba. Uri mubiri uhura n'ibibazo, kandi impamvu ura n'ibibazo uhora witegereza, maso abareba, indi bisonza, ubwonko buba bukora, ahazaza ubuhatekereza,
amadeni uyatekereza, iminsi wibara, ubukode ububara. Manange we yewe minirivare z'abantu buzitekereza, akazi ubugatekereza. Umuntu w'inyuma arasaza, imitsi karega, amaso agatukura, ugatangira kubara amasaha, ukajya urebera ku gihe. Mbese umuntu w'inyuma agahura n'ibibazo. Ariko kuko umuntu w'imbere uturimo watumenyera amakuru y'ahazaza, waduhumuriza, agenda dushyiraho agafuresheri, akagenda duha ihumurizwa. Twaba tugiye guhura n'intambara zikomeye tukumva ihumure. Umuntu w'inyuma arababara, arababazwa, akababazwa, ariko umuntu w'imbere ari gutegura kuzishima. Nubwo umuntu w'inyuma babaye ku buzima bwawe, uw'imbere arimo arategura amashimwe. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Uw'imbere arimo arategura amashimwe. Nubwo umuntu w'inyuma we uyu munsi ababaye, uri muravuga ati banza ejo butazajya. Buri umuntu uw'imbere we afite amakuru y'ahazaza hawe. Niyo mpamvu umuntu usenga ushaka kumusuzugura mu gitondo, ejo mu gitondo ukamubona muri vewiti, apfa kuba asenga gusa. Ushobora kumwirukana mu nzu, ejo mu gitondo ugasanga ari muyi. Ushobora kumuvuma, mwene uranamuvuma ntabwo umuvumo umufata, kubera ko umuntu w'imbere ahora amuremera amashimwe y'ahazaza. Naho wakandagira bakagukandagiza inkweto, umuntu w'imbere ntibamukandagira, we aba ari kureba ahazaza. Mu bantu wahuze ubaho umuntu usenga ntasanzwe. Umuntu usenga aba afite amakuru. Nawe ureba uburyo umwaka wakugerageje, warakugejeje ku buryo uwuvuma, ariko ureba uracyariho. Hari n'igihe waryamye ubona butaracya, ariko bwarakeye. None tugeze mu kwezi kwa 12, ugihumeka ukigenda. Hari n'igihe wavuga ngo ariko buraza gucya cyangwa ndaza gupfa kandi wapfuye. Wabayeho, wararyamye biremera, umuntu w'inyuma arababara, ariko uw'imbere akajya kubwira ngo mwana wanjye nzabana nawe. W'imbere uvuga ngo mwana wanjye ndi kumwe nawe, mwana wanjye nzagukomeza, mwana wanjye nzakujya imbere, mwana wanjye nzakugaburira, mwana wanjye nzaguhoza iyo warize, mwana wanjye nzakuvura ibikomere. Nubwo umubiri w'inyuma uri kubabara, nubwo umuntu w'inyuma ari kubabara, ariko ukomere mwana wanjye, zakuremera amashimwe y'ahazaza, zaguha n'ubugingo. Uri mu birori tubabaza cyane, ariko ubu uri kuturemera ibyishimo by'ahazaza. Niba ugihumeka ukaba utarapfuye, ukaba ugihumeka, nshuti wo nkurikiye, ndagira ngo haracyariho ibyiringiro yuko Imana yakugirira neza. Uyu munsi nubwo uyu mubiri w'inyuma ukubabaje, imbere yawe ni heza. Imbere yawe hari amashimwe, imbere hari uguseka, imbere yawe hari ukunezerwa, imbere yawe hari ubugingo. Imana ishimwe. Uku kwezi ni ukwezi ko gushima Imana, ni ukwezi ko gusenga ushima Imana, unishinganisha. Ubundi dushima Imana turanishinganisha. Iyo dushima Imana tuba turi kwishyira muri asirasi y'ijuru. Iyo dushima Imana tuba twishyira ahazaza hacu heza. Gushima Imana kwenyine hari impamvu yagutera gushima Imana. Iby'Imana yagusimukije ni byinshi, iby'Imana yakwemo ni byinshi, iyo Imana yagukwemo ni byinshi. Kuba utarapfuye bigutere gushima, kuba ugihumeka bigutere gushima. Umuntu w'imbere aracyakora, w'inyuma aracyakora. Warababaye ariko Imana ibana nawe, waratutswe ariko Imana ibana nawe. Lepa ene mandolai, warasuzugwa ariko Imana yabanye nawe. Nubwo byagenze guca Imana yabanye nawe, kandi nawe hari ntabwo ariko mwese byagenze. Hari abageze aho bagomba kugera, hari ibyo Imana yakubwira bisohoza, hari akazi yakubwira agasohoje, hari urwo yakubwira rusohoza. Nawe uragize umwaka udasubizwa, suko Imana yagutaye, suko Imana yakwibagiwe. Hari ibyiringiro
kuyu mwaka ugiye kuza Imana yahindura amateka yawe. Hari ibyiringiro kuyu mwaka ugiye kuza Imana yakuvura ibikomere. Hari ibyiringiro kuyu mwaka ugiye kuza Imana yakuremera nawe cyo kubwira abantu. None therefore nubwo umubiri w'inyuma ubabazwa, umubiri umuntu w'imbere we arushaho gukomera. Amen. Kitongurikiye impamvu yagutera gushima, impamvu yagutera gushima ni nyinshi. Impamvu yagutera gushimira hari. Bari abantu bapfuye wowe ukaba ugihumeka. Bari uburyo Imana yaba yakugaburiye. Bari uburyo Imana yakubereye Imana ikagukingira ukuboko kukwira ikakwinda ikimwaro. Bari uburyo Imana yagukuyeho igisuzuguriro. 17 ngo kubwo kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye kubwo kubabazwa kwacu, kubwo kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none. Ukubabazwa kwawe kurimo kurakuremera ubwiza bukomeye. Ukubabazwa kwacu si ikibazo. Kuba waragize ibikomere si ikibazo. Ishimwe nuko Imana yaguhagaze kabana nawe. Umuntu utaciye ku rugamba ntabona amashimwe. Kuba waratutswe si ntubigire ikibazo. Kuba waranzwe ntubigire ikibazo. Oya, birimo birakuremera ubwiza uzahishurirwa bukomeye. Tefo enemana bori ya mandola. Kuba byaragucanze n'ubikiri kuguca ntubigireho ikibazo. Birimo birakuremera ubwiza bukomeye. Mama, kumaze igihe ubabaye, kumaze igihe usuzuguwe, birimo birakuremera ubwiza bukomeye. Ole sika mandole pai taizini fo enema jewe contre mandola pai. Kuba waranzwe bikomeye birimo birakuremera ubwiza uzahishurwa abantu benshi bagatangara. Niyo mpamvu bigomba gutera gushima Imana, bigomba gutera kuvuga Imana neza, bigomba gutera kurata Imana neza, bigomba gutera kuyisingiza. Kubera ko hari ubwiza buzahishurirwa, hari ubwiza Imana izahishura, hari amashinga Imana izahishura, hari intambwe Imana izaguteza. Umuntu wese akabona Imana yamuteje intambwe. Hari amateka Imana izakubakira. Abantu bose ngo ni Imana yamwubakiye amateka. Hari izina ryawe Imana izahindura. Karitsiye yose ikaba ngo ni Imana yahinduye izina. Ena kosini mandore pai. Hari amarira Imana izagukuramo. Umuntu wese akaba ngo ni Imana yamukuyeho amarira. Hari ikimwaro Imana izagukiza. Umuntu wese akaba ngo ni Imana yamukuyeho ikimwaro. Imana izagukuraho umwambaro mubi uw'abadayimoni bakwambitse. Imana izakuvanaho ikuremera umwambaro mwiza. Imana izakuraho amazina mabi iguhe izina ryiza. Imana izakura mu butayu ituyemo igutuza hagutse kubwo kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi. Erekosi muturemera ubwiza tuzahishurirwa. Barukure banyamasengesho, bavuga butumwa, nshuti z'Imana, abakunda gusenga, kubwo kubabazwa kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none burimo birakuremera ubwiza. Imana izaguhishurira.
famiye zigatangara, umuryango wawe ugatangara, bavandimwe bagatangara, bantu bakuzi bagatangara, umuryango ukaba ngo mbega ibintu Imana imukoreye, abantu bose bakaba ngo ni Imana imuhojeje amarira yarize. Hone kosi ni mandore pai, Imana irimo kuri gutegura kuzakanagira n'imbaraga zikurwanya, kuzakanagira n'imbaraga z'abapfumu, kuzakanagira n'imbaraga z'imyaka, kuzakanagira n'imbaraga z'urupfu ku buzima bwawe. Umubabaro no gucamo n'uwakanya gatoya, hari ubwiza Imana izaheshura ku buzima bwawe. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ndajya nkubwira inshuti yanjye, umubabaro gucamo urawuzi, no gutera ubwoba. Dore igitangaza Imana yakoze ku buzima bwawe, kuba ugeze mu kwezi kwa 12 ugihumeka, ukaba ukigenda bikemera, ukavuga bikemera. Ni amaboko y'Imana yahabaye, ni imbaraga z'Imana zahabaye, ni imirimo ikomeye Imana yakoze kuri wowe, ni ibitangaza bikomeye. Ni defo pango ya sika mandole brefo. Ibintu Imana yakoze birenze uko utekereza, ibyo Imana yakoze birenze uko wabivuga, ibyo Imana yakoze birenze uko abantu babitekereza, kandi Imana iracyakora n'ibindi. Ibintu Imana yakoze ni byinshi ku buzima bwawe. Reka ngusengere onkurikiye mu gihugu cyacu, wonkurikiye muri Amerika, wonkurikiye mu Bubiligi, wonkurikiye uri East Africa, wonkurikiye uri ku migabane itandukanye y'isi. Rero nkubwire ko mu ijuru hariho Imana ihindura amateka, ishobora byose, ivuga bikaba, yategeka bigakomera, itagibura inzira. Imana igira inzira nyinshi abantu bacamo. Imana ifite inzira igicishamo abantu bayo. Imana ifite uburyo. Nubwo uwababaye, umubabaro n'uw'igihe gitoya, sinzareka kukwamamaza, zaririmba imbabazi zawe, zavuga kugira neza kwawe, Mwami Yesu. Uri mwiza Yesu, urahebuje, sinzareka kukwamamaza, sinzareka kuvuga ineza yawe, zahora muga imirimo wadukoreye. Uri mwiza Yesu we, urahebuje, zahora muga imirimo wadukoreye. Uri mwiza Yesu we, urahebuje. Ntuzareke kwamamaza Imana. Ndajya ngusengere, ufatanye nanjye muri isengesho, uvuge ngo Mwami ngushimiye ko ngeze kuri amatariki ngihumeka. Unabwira Imana ngo Mana, ubweze muri ku kwezi ungihumeka, umpe no kujya no muri mwaka, mugire ngo amahoro kandi uzabane nanjye. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ishobora byose, uri Imana irambura ukuboko ntagiye umuntu uguhina. Uri Kristo, uri umutabazi wacu, uri umujyanama. Tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye umugambi wawe mwiza, tugushimiye ibyo wadukoreye, tugushimiye ibyo wakoreye ababyeyi muri uyu mwaka. Hari ibyo wakoreye abakobwa, hari ibyo wakoreye abasore, hari ibyo wakoreye abagabo. Ntabwo twareka kukwamamaza. Watubereye Imana muri byose, wadutsindiye ibyago n'amakuba,
wavuguruje imbaraga zaturwanyaga, wavuguruje imigambi y'abakonikoni, warahabaye nushimwe n'ukuri, wagize neza, uhabwe icyubahiro. Sengera umuntu wese warudukurikiye ngo urusheho kumurindira umutekano, urusheho kumwambika imbaraga. Ijoro de barefa rimwishimire, ubwiza bw'Imana mube hafi, n'ubwece mu mibabaro ikomeye. Tugushimiye ko wabanye nawe ukamurinda, ukamubana nawe, uyu munsi akaba akigenda bikemera, akavuga bikemera. Mwami, turashinganisha kugira ngo utange imbaraga kandi ushyire uburinzi ku bantu bawe kugira ngo bashe no kugira muri ya mwaka wa 2020 amahoro. Uhagarika imbaraga mbi, uhagarika imbaraga z'amarozi, uhagarika imbaraga z'amagisida, uhagarika imbaraga z'uburwayi, uhagarika ku bantu bawe. Ubwiza bwe buganze kuri muntu wese, ducecekesheje imbaraga zose zarwanya buri muntu wese. Reka ukuboko kwawe kwiza kuganze, urwaye akire, ufite agahinda gakire, ufite ibikomere birangiye mu izina rya Yesu Kristo. Uhembure buri muntu wese kandi ureke Mwami uhagarike kuri muntu wese, kandi usenye umuterango wese gusengarwa ngo umugisha utagabanije. Umuntu wese udutera inkunga mu masengesho, mu bifatika, umugisha kandi umwiteho, urusha kumukingura imiryango, urushyigikira iki gikorwa twatangije wese, udusengera, utugira inama, udutera inkunga mu buryo bufatika bw'amafaranga. Buri muntu wese turasenze ngo ahabwe umugisha nawe mu izina rya Yesu Kristo. Turasabye umuntu wese umugisha ngo uyu muhe tusabye Imana awuhabwe, kuko uri Imana itanga umugisha. Fasha abaterankunga bacu bose, ushyikire umurimo kandi ushyikire buri muntu wese udukurikiye, umubere Imana muri byose. Imbaraga z'umusaraba ziganze kuri muntu wese Mwami. Urakoze kuri Imana ibikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Yari harera Imana barasimwe muri kumwe muri uyu mwanya. Turavuze ngo bye bye. Imana ibagire neza. Ijambo ry'Imana akagaruka. Bye bye.